hagiye kugwa imvura ndasaba icumbi kwa Nowa ndayifungira agashinyo namanuye n'akarido nifatisha udufere nayigasaza imigeri ariko buriya nko muri studio hari ukuntu umuntu ajya akinjira muri studio wenda ndavuga wenda nka groupe hakagira nk'utuntu tw'imbogamizi muhura natwo wenda simvuga mu buryo bwo mwikoro wenda wageze kuri mic wenda n'urugero wenda usanzwe utajyaho wenda igiye hari utuntu ushobora guhura natwo dutandukanye dutandukanye mwahuye natwo ibyo bashatse kuvuga nabyumvise ucyambara headphone bakubwiye ngo recording hari ubwo recordinga we amagambo wari wizaniye hakagiramo akujabuka ugahita mu matwi ugahita ufata nyine andi bitandukanye nayo we wizaniye we nyine ukumva wenda biri kujyana cyangwa se biri kubusana ahandi biri kubusana bikaba ngombwa ko babica bakongera bakagaruramo ibindi ushaka ariko cyane cyane iyo umaze kumenyera mic nkanjye wayimenyereye yabana no kujyana ibyanjye nifitiye ubwo ni ibyo nyine ntabwo birumvikana ibyo uvuze kuko njye ndikodinga bwa mbere aribwo nari ngiyeyo nakoze ansubishijemo bwa mbere ubwa kabiri nibwo yambwiye ati nta kibazo kuko ubwa mbere numvaga yuko mfite ikintu cy'igihungu igihunga yuko waguha beat ukayisiga cyangwa se ikagusiga buriya ushatse kubimenya hari indirimbo natangira 2016 ariko ntabwo nayikubwira kuko nibanga ryanjye irimo amakontrata menshi cyane kandi kwinjira muri studio kiri mushyashya ubagurika nari mfite igitero kirekire pe ariko nagiye kuririmba ndirimba utugambo nka dutatu Evidex agikorera muri igikorera i Nyamirambo gusa jama wanjye nyine nubwo yandiye urukonje ariko yarambwiye ati we peti yangu ejo uzavamo itarangaye yarambwiye ati umva peti yangu nkwaye urukonje kuko uri kundushya ariko ubutaha ariko mwarimu hari ikintu nabonye mwarimu nawe iyo atagizemo ikintu cy'igitsure ntabwo bikora neza rwose ntabwo bikora neza kambutse umupaka sinzi aho yanyuze gusa nagiye kumva numva jama wanjye byararangiye ubwo bikimara kurangira n'agahinda n'iki navuze ati cyakoze cyo iyi groupe nyikomeje yazantera agahinda kuko aho yavuye ndahazi naho yarigeze ndahazi ubwo bituma nyine Sky Boys mba nyishyize ku ruhande ariko abafana bayo bamenye ko Undertaker ndacyari kabisa kongeye kubeka ikaze hano twabatumiriye abahanzi bakomeye baza kubyumvira ntabwo woroshye tugiye kubaha ikaze utarakora subscribe uri gukora subscribe wakora free zone comment like share ni by'agaciro gakomeye tugiye kubanza ariko mbere ko babibwira bakanababwira n'icyo bakora tugiye kubanza sabe umuntu umwe hano yanteye amatsiko bibaye ngombwa ko hari umutipe mubona wambaye agapira k'ubururu arabanza ase nkaho abinjiza mu kintu akora tuguhaye ikaze navutse ndi uruhinja ntazi ibyo gukanja nisanze mu muhanda nuzuye amavunja namaze imyaka mfurapfura u Rwanda narariye umwanda umunsi umwe mura n'umubyeyi w'umugiraneza amakoko mbonje asubiza ubuyanja nshaka kwiburanya mu nkiko gacaca umubyeyi wandeze amaruka afite umwaka b'amakato nk'intoki zanjye zirahanda n'agahinda nazi ibyo kwiga narabayinika kuhu uwo ni umusaza wanyu Undertaker tumuhaye ikaze Undertaker ni umuhanzi w'umuhanga cyane nk'uko abahaye vasi aho hantu wenda hari abatarumva indirimbo ze turaza kubabwira aho muri buzisange ko turi bugende tuganira neza ntimuducike wowe wakoze subscribe ni iby'agaciro gakomeye wowe utarayikora ndavuga ko ucitswe hari ibiganiro byinshi byabanje by'abasitari bakomeye hari n'abandi basitani mbazaniye bakomeye hari n'abandi nzakomeza kubazana bakomeye umaze kumva Undertaker tugiye guha n'undi mugenzi we
amagambo wirirwa umbwira sinayumva nkeneye kubona ko wahindutse wimbwira yego nkeneye kubona ko wahindutse bakuvuzeho kenshi ndabipinga mbifata nk'iby'ubu nk'insangano narigenzuriya nsanga ibyo bavuga byose ari ukuri jya uharanira ujya ukora neza n'ukuri jya ureka inzika n'inzangano. Ni iby'agaciro cyane kwisanga kuri Afrizone nk'ibisanzwe ntabwo ari mwe bahanzi bonyine dutumiyeho, hari abandi babanje benshi ariko duhereye kuri Undertaker yaba yaratangiye umuziki ryari? njye ninjiye mu muziki 2016 nibwo natangiye umuziki wanjye, ariko kuva nakamenya ubwenge nari numvaga mfite amatsiko yo kuzamenya ese umuziki bawukora bate, ese nibure numvaga umuntu ukuntu akora umuziki atangira nkibaza ese uyu muziki bawukora gute, nkomeza kugenda mwiyumvamo bigeraho narandikaga. Nyuma yo kwandika amakaye ndacana mvuga ni umuziki wapi ubwo nyine 2016 nibwo hari abaniga banjye nari mfite nibwo nagiye mu muziki. 2016 winjiye mu muziki. Buriya urugendo rwa music uretse na music gusa tugira imbogamizi nyinshi mu byo dukora byose. Nta kintu kijyanye n'imbogamizi ahuye nacyo mu kwinjira muri muziki. Harimo abagiye imbogamizi z'ubukungu, imbogamizi za studio nziza, cyangwa se kubona studio nziza abagufasha ntibabasha kugufasha nk'uko bikwiriye. Ntekereza ko haba hari imbogamizi wagize, cyangwa se niba utazigize nabyo wabisangiza abadukurikiye. Murabizi imbogamizi ntabwo zabura muri iyi si, reka icyambere cyo ukinjira muri music ni nka wa muhinzi ukuntu ahinga avuga ngo ejo bizera cyane ntibizera. Nanjye rero imbogamizi za mbere nagize ni ukubura studio nzima, kandi nanone naho wenda ngiye mbonera abaproducer bazima nabo ubwabo ntibamfashe uko bikwiriye, ntakomeza nkiringa nyine struggle zikaba ndende, hakaba nubwo ushyira igihangano studio kugira ngo kizasohoke bikakubana intambara. Izo ni imbogamizi za mbere. Iza kabiri ni nko kuba wajyana indirimbo yawe ku itangazamakuru runaka, iyo ndirimbo ugaheruka ako kanya nyine kihagera tu nawe ubundi byararangiye burundu. Urumva ni imbogamizi zikomeye cyane kuko byize kuba mu myaka ya kera. Reka dushere muri za 2009 kuzamura higeze kujya haba ikibazo wenda hataraza iterambere bivuze gucuranyutsa. Icyo gihe hari amaradiyo makeya za contact, andi maradiyo nk'ayo make, aho ugasanga wa mugani batwara igihangano cyawe bikaba nk'imbogamizi. N'uwo munyamakuru akaba yafata igihangano cyawe akaba yayishyira ku ruhande cyangwa akanagishyira muri mashini ye, cyangwa akabona agasitara akantu bajya kuri contact kuvuga ati tukavune cyangwa tukarekerewe. Ubwo yenda kukavuna aho bavuga ati iyo ndirimbo ntabwo tuyemeye, mu kwishyira muri puberi cyangwa bakayisiba, bakagira ibintu bimeze nk'ibyo. Ariko wenda muri uru ruganda rwa music icyo nakubwira cyo bisaba guhatana cyane. Ni bya bintu bisaba gukora cyane, ukihiringa burya igihe kiba kitaragera. Kuko mu Rwanda buriya tugira challenges zitandukanye n'izo mu bindi bihugu, kuko tugenda dukora cyane, kuko tugenda duhura n'ibigusha byinshi cyane. Ariko ko tugenda duhasoringa hagiye tugera tukabirenga. Wenda uzumva abahanzi benshi bagiye ukuntu barabaraperi, ukuntu bajyaga bakora beef, bakabifinga abanyamakuru se cyangwa bakabifingana hagati yabo, ariko kumva ko ibintu baririmba ari ibintu baririmba ubuzima bwabo biberamo bwa buri munsi. None icyo najya mubaze style waba ukoramo ni iyihe muri music? Style yanjye ni hip hop. Hip hop? Niyo njyana nkora kabisa. Wenda impamvu nari mubajije wenda yize kumva indirimbo za Zinteramatsiko, niyo kujya kuri YouTube ndaplayinga indirimbo za rwose numva ziri mu ndirimbo nziza cyane muri new generation y'abaraperi bo muri Rwanda. Zinteramatsiko kugutumira ko nabonaga indirimbo zawe zirenze cyane,
kandi abantu batarakurikira izo ndirimbo zawe bataranazirirebaho hajya kuri YouTube channel hariya wabibutsa channel yawe kugira ngo channel yanjye ni Spy Rwanda. Spy Rwanda. Yeah. Nkuko mumva ijambo Spy n'indirimbo zabo ziri hafi twahana mugenzi we kuko wenda twibagiye kubabwira ko ari groupe wenda ari umuhanzi mugenzi wabo ntiyabashe kuboneka agize imbogamizi biba ngombwa ko batari babiri ariko ubu ni groupe y'abahanzi bagera kuri 3 wenda tuba tugira ngo tubwire n'abakunzi ba Frizone kugira ngo bajye babimenya barashobora kuba babonye gutya akabona impamvu batumiye ari abahanzi babiri akibaza uko bigenda ahubwo se abari korali yaba ari umwe agiye kubaza undi ariko icyo nabwiraga cyo ni abahanzi bose ubwo ni abahanzi bagera kuri 3 ariko tuvugana ubu hari abahanzi babiri bahagarariye iyo groupe mu gihe undi batabashije kuboneka yagize imbogamizi ntabwo yabashije kuboneka ariko nawe arahari tu wenda nasaba abakunzi ba Frizone ko mwabwira umuhanzi wundi nubwo atabonetse ariko kugira bamumenye wa groupe igira izina ryayo ariko namwe mukagira ayanyu ubutaha hazaba hari uko bizagenda bamwita Makena mwumvishe Makena nawe umuraperi mwiza cyane wenda abantu bataragera kuri iyo channel bagerageze basimbukiraho barebe wenda reka tujye kuri mugenzi we turebe nawe tumubaze urugendo rwa music yarutangiye ute nize mbogamizi yagize ese yahuye ate na mugenzi we kugira ngo bagere aho bahura muri groupe. Njyewe natangiye urugendo rwa music 2020 ubwo nagiraga amahirwe buriya hari ibintu maze kubona Imana hari ikintu ikora kuri gishobora kurenga n'ubushobozi bw'umwana w'umuntu ariko kubera ko Imana igenda itunyuza mu nzira zigiye zitandukanye andateka uyu nguyu ureba Imana ye navuga ngo niyo yampuje nawe nari mfite impano yo kuririmba ariko singira umuntu nkangura ngambwira ati iyo mpano wayikoresheje kubw'amahirwe twarahuye arambwira ati mugenzi wanjye iyo mpano ufite byashoboka yuko njye nk'umuntu usanzwe naratangiye muri uyu mwaka uyu n'uyu nanjye hari intera ntari nageraho ariko uko byagenda kose uru rugendo nzi yuko rushobora kuduhira nta kibazo pe numva ni ibintu nishimiye numva akizemo ikintu bita imbaraga mu buryo njye nabyiyumvishagamo yuko ari ibintu ntabasha no gushobora pe ariko nkumva yuko ari cya kintu nkora nkagikora ariko nkumva yuko nta muntu ntera imbaraga wowe ugakomeza ugahatiza uvuga ati uru rugendo natangiye wenda sinzi aho ruzagana ariko uko byagera kose bizatinda bitebuka ibyo byose bifite aho bizerekeza. Ubwo rero twakoze indirimbo bita Sindi Buhweme arambwira ati urareba nta bintu bigoye birimo cyane ubu butaha bizaba bimeze neza kurusha ubu ngubu uko ubibona ati ubu ngubu ni ugukangura impano yawe kuko impano ni ikintu nabonye kidasanzwe kikugendamo aho ugiye hose kikakugendamo mu byo ukora byose kikakugendamo ni ikintu kikubamo ntabwo ari ikintu ujya gushakisha. Nirwo rugendo rwanjye rwa music 2020 nibwo